dutangiranye n'uwirukankanga w'umudamu yiruka ngo ubona yuko yakererewe ageze imbere agifungura ahita akubitana n'umugabo we ari gusohoka bagikubitana umugabo ahita amubwira ati urabona ibintu buri gukora koko kuki bayirukanka cyane ikibazo ufite ni ikihe umudamu ahangaha ibyo yaravuye guhaha byahise binyanyagira hasi umugabo atubutaho ujya ugenda wicunga umugabo bigaragara yuko ameze nk'umuntu ugiye mu kazi ariko kandi urabona ko wagira ngo afite ikibazo kubera yuko ameze nk'umuntu urakaye nk'uko uri kubibona ikibazo ni ikihe reba filime ubwo umugore ati waramutse neza babe umugabo ati waramutse ati se ubundi kuki watinze umugore ati nyine nagiye kuri supermarket nsanga haracyafunze urabona haracyari mu gitondo byansabye ko nkora urugendo kugira ngo njye muri santere ndebe yuko nkubonera ibyo nari mvuye kukuzanira umugabo atoke bameze nk'aho batagira umukozi muri uru rugo kubera icyo urugo nk'uru nguru rudafite umukozi urabona ko ari couple itaramarana igihe kubera ko baracyari bato bato nk'uko uri kubona mu maso yabo umugore ati ugiye ku kazi se babe umugabo ati yego ngiye ku kazi kandi ntakererewe rero nkeneye kwihuta umugore ati ariko babe amwereka ibyo yaravuye guhaha aramubwira ati nari nagerageje kuzinduka mbyuka kare kugira ngo byibura ndebe ko nagutegura ibyo ugenda ushyize mu nda none kuko uragiye basi wakwihanganya ukanigereza ngo abanza nkareba icyo nagutegurira umugabo atumva ndakubwiye ngo nakererewe ku kazi urumva uragira ngo ngiye ngume mu nzu unegure ibyo ugiye guteka hanyuma nzi gukererwa akazi umugore ahangaha yabuze icyo avuga maze umugabo ati ntago ariko byagenda ahubwo we bitegure ndaza kubirya nimugoroba ni ingaruka umugabo kandi ubwo ahita agenda maze umugore aramubwira ati babe ndagukunda umugabo aramwumva akamwihorera maze akahita yikomereza nyagasani reba filime umugore yaramubwiye ati nabyutse mu gitondo kugira ngo nshake byibura ikintu wagenda ushyize mu nda none kuko ushaka kugenda nta kintu ushyize mu nda umugore byaramubabaje yari yatemye ijoro kugira ngo byibura mutegurire ikintu yagenda ashyize mu nda ariko umugabo arabyanga ahita yigendera ngo adakerererwa reka mubwire yuko aribwo tukiri gutangira niba ukunda filime z'urukundo cyangwa se uri umuntu ukunda filime zisobanuye kanda kuri buto ya like munsi uko muba benshi mukanda kuri buto ya like munyereka yuko mwayikunze cyangwa se mukunda izi filime bizajya binyongerera imbaraga ndetse kandi binatume mbaha ibice bikurikira nihuta cyane murabizi yuko nta gutinda we kanda kuri buto ya like aho ngo munsi wandike muri comment aho ngo ko wamaze kuhagera ubundi mwereke utuntu nikorera ubwo amasaha yakomeje kwicuma maze wa mudamu ahita yikoza mu nzu gato atangira kwitunganya wagira ngo arahanagiye amaze kwitunganya ngaha agenda yishyiraho ibirungo reka sinakubwira ubwo yose cyane yafashe udusakama ngaha biragaragara nkaho harahanagiye uyu mudamu agiye hehe nakubwiye ngo nibwo tukiri gutangira kanda kuri buto ya like aho ngo munsi uko mukomeza kuba benshi mwakanze kuri buto ya like ni ikimenyetso kigaragaza yuko mwamaze kugakunda umudamu ahangaha amaze gutunganya udusakame agiye kujyana yashyizemo n'udukweto akaririmbo kaba kari muri background nubwo mwebwe mutemereye kukumva kaba kavuga gati ese mu by'ukuri nkwiye gukora iki ni gute nkwiye kubikora ni ibiki ati ese ninde nkwiye guhitamo ninde ubizi neza umudamu ahangaha akimara gukinga asohotse agiye telefone yahise imuhamagara hari uwamuhamagaye maze aritaba ati hey babe umugabo ati niko bimeze bite ni ibiki biri kwa kumubona wagira ngo uragiye umugabo sinzi impamvu amenye yuko umugore agiye ashobora kuba afite kamera ahangaha umugore ahita amusobanurira ati nta kintu nyine kidasanzwe nyine nari ngiye muri salo gutunganya umusatsi wanjye umugabo atari ko ntabwo ibyo wigeze ubimbwiraho ushaka gukora ibintu utambwiye wowe nyagasani ati biratwara igihe kingana gute umugore ati ni nk'amasaha abiri akivuga amasaha abiri umugabo ati ngo iki akuramo rinete atirika ku meza ati niko uri kuvuga ngo ugiye gukoresha umusatsi amasaha abiri yose urumva ibyo bintu koko byumvikana nta soni uretse gato wumva bitware byibura isaha imwe kandi nizere ko ari yasaro duturanye utagiye kujya ahandi hatari hariya umugore ati ntago ari yasaro ahubwo nahinduye saro akibivuga umugabo ati ngo iki ase ufite ikihe kibazo wa mugore we utekereza yuko uzajya ukora ibintu ku giti cyawe utamenyesheje ufite ikihe kibazo wahinduye saro ntiwambwira umugore ati baby nyine tuzamo sibyo wirakara nyine numvaga ndaza kubikubwira erega iyi ngiyi ni inshuro ya mbere ngiye muri iyo saro nshyashya rero nari nzi ko ndaza kubikubwira nubwo utumye nyine mbikubwira igihe kitari icyanyacyo umugabo atuva nkubwire wa mugore we wari ukwiye kuba ibingibi wamaze kubimbwira ntabwo byumvikana ukuntu ukora ibintu ku giti cyawe utamenyesheje uranyumva neza igihe icyo ari cyo cyose jya utuma amenya buri kimwe cyose kiri kujya mbere cyangwa se mu gihe hari ikintu cyahindutse kuri wowe uri kunyumva neza cyangwa se ujye utuma n'ijya ufata iyo myanzuro uba uri kwifatira uri kunyumva umugore ati sawa kandi umbabarire umugabo ati sawa hanyuma rero bitware isaha imwe gusa
ukoresha isaha imwe gusa uba ugarutse mu rugo. Umugabo ahita akupa telefone, atari kubona bamufite ibihe bibazo. Umugabo asigara yitunganya ariko sinakubwira, ari nako kandi aba ari ku kazi. Ibyo byarabaye maze umugore ubona yuko bitanamushimishije, ariko kandi ahita akomeza urugendo. Nyaboneka niba ukurikiranye kano gafilime, kanda kuri buto ya like aho ngaho munsi, ugera muri comment unyereke yuko amaze kuhagera, ndebe ngo ubundi muri abantu bangana iki tutangiranye kano gafilime. Mbibutse yuko gafite ibice 3 gusa, kakahita karangira, ubundi tugakomeza n'izindi murabizi yuko ntako batinza. Ubwo tugarutse aha ngaha, hari undi mukobwa uba ufite iduka, hari uwo yabonye aje kumureba, maze ati mana yanjye, reba ngo ninde uri aha ngaha. Ati natekerezaga yuko nazongera kukubona, none ndakubonye. Ubwo bahita bahoberana. Disi ni wa mugore twari dutangiranye abwiye umugabo we yuko agiye gukoresha umusatsi. Ubwo barahoberanye. Disi urabona yuko ari nk'inshuti zitaherukanaga. Ubwo bya bindi by'abakobwa badaherukanye batangiye kuganira banakabyamo, ariko sinakubwira ati reba ikanzu Disi wambaye, undi atari ko nawe usa neza, uti wakwicara nta kibazo. Yamuhaye karibu maze batangira kuganira ati wow, shanu kuri duka ryawe ndabona risa neza n'ukuri pe. Ubushize ubwo naherukaga aha ngaha byagaragaraga nyine yuko uri kubaka nyine naho uragira, ariko Disi birasa neza ubu ngubu. Mugenzi we ati n'ukuri urakoze, nyine wumve ngo Imana irimo gukora ibitangaza, ubu ngubu ibintu birimo biragenda rwose ni amahoro. Uyu mudamu twatangiranye Disi wabonaga yuko yishimiye mugenzi we. Ubwo uyu mukobwa wundi aje kureba ati hanyuma se we bimeze bite? Umudamu ati mu by'ukuri nyine ndahangaha nyine tundahangaha. Nta bintu byinshi ashatse kumubwira, aramubwira ati ndahangaha byonyine, niwo kumwima amakuru. Mugenzi we yaramurebye ntiyavuga, ariko abona yuko hari ikintu amuhishe. Undi aramubaza ati kise. Ubwo uyu mukobwa mugenzi w'ucuruza yaramurebye arangije ati ese ahita acicika ntiyabimubaza, ati reka tubyihorere tureke kubitindaho. Nyagasani uyu mudamu ati rega ningiyewe ntabwo nahindutse kutari kumbwira. Ubwo uyu mukobwa ucuruza ati ese mu by'ukuri umeze neza, uragaragara nk'umuntu ufite stress. Kandi kuko uno mudamu mwibuke neza ko nyuma yuko umugabo yamubwiye biriya bintu byose ndetse n'ukuntu byatangiye mu gitondo, byagaragaraga ko uyu mudamu afite stress. Kubera iki? Ati ariko ngiye meze neza. Bano bakobwa bombi mu by'ukuri baherukana kera, urabona yuko bari n'inshuti bakiri abakobwa, gusa umwe aza gushaka. Niyo mpamvu mugenzi ari kumubaza ati ese mu by'ukuri umeze neza, ni nko gushaka kumubaza ati ese urushako rwawe ni amahoro? Mugenzi ari kumuhisha amakuru, ari kumubwira ati mu by'ukuri meze neza. Ese niba wabonye ukuntu filime yatangiye, uyu mukobwa afite urushako rumeze neza, nakubwiye ino filime iraza kugusigira isomo rikomeye cyane, we turebane. Mugenzi we ati niko umeze neza uvugishije ukuri ko mbona wagira ngo uri kurenzaho. Agaseka mu gake gake amwenyura bya nyirarureshwa. Ni ibiki uno mudamu ari guhisha umukobwa mugenzi we? Undi atari ko mu by'ukuri ntacyo, reka tubyirengagize, gusa ufite umusatsi mwiza, uragaragara neza. Amubwira ati mu by'ukuri ndabona ari wa musatsi w'Abahinde. Mugenzi we ati wabibonye se? Ati ni wa wundi w'aba Priyanka. Mugenzi amubwira ati ndabizi uriya musatsi w'Abahinde wo uranahenze. Baseka gake gake. Ubwo bakomeje kuganira nk'abantu mu by'ukuri babanye mu gihe cy'ubukumi, ndetse umwe akaza gushaka. Baba bafite inkuru nyinshi birumvikana, yaba inkuru babaga bafite bakiri abakobwa, cyane yuko uyishatse akenshi bita binahinduka, utangira kugira izindi nkuru. Ati mu by'ukuri rero mfite iminota mike cyane kubera yuko mfite nk'isa imwe gusa kugira ngo mbengeze mu rugo. Ubwo uyu mukobwa w'umucuruzi araseka ati ndabizi rwose musigaye mufite ibyo kwitaho, ndetse kandi ntago mukigenga nkatwe. Ubwo mugenzi we ati hanyuma se iby'imisatsi uri kwibona gute? Nashaka yuko nyine baza kuwukata nyine ukaba mugufiya. Undi ati hoya, kuba rwose umusatsi ari munini biragaragara neza. Gake gakeya bagenda baganiramo, maze mugenzi we ati hanyuma rero ngwino ngutembereze iduka ryanjye ubu ureba uzaze no kungurira. Yagiye kumutembereza. Ibyo ngibyo kandi nabyo biba birabaye. Nkomeza kukubaza ese mu by'ukuri kano gafilime urimo kukarebera hehe? Andika muri comment umbwire. Njye nk'ibisanzwe nitwa Alpha Sam. Niba ari ugamije gezanga cyangwa se ugamije wumvise ijwi ryanjye, kanda kuri subscribe kugira ngo utazicikwa na zino filime cyangwa se inkuru z'urukundo nkomeza kubagezaho umunsi ku munsi. Ubwo amasaha yakomeje kwicuma, maze kandi wa mugabo arataha. Baje kujyana imodoka muri parikingi. Ubwo kandi mwibuke neza ko yabwiye umugore kugira vuba kugira ngo akoreshe isaha imwe gusa agere mu rugo, gusa ariko umugabo aramutanze. Urabona ko umugore we aracyari muri rya duka ry'umushuti we. Ubwo kandi yari yakomeje gutwarwa n'amakanzu mugenzi we acuruza amakanzu meza, amubwira ati wow bega agakara keza. Undi ati urabona ko kakubera rero ubwira umugabo wawe rwose azakuzana ahangaha akugurira agakanzu keza. Mudamu ahangaha bari babwiye gukoresha isa imwe gusa kugira ngo abageze mu rugo. Yakoresheje igihe kinini
kubera gutwarwa n'amakanzu meza cyangwa se imyambaro myiza ya mugenzi we acuruza. Gake gake bya bintu by'abakobwa bagenda baganira, undi nawe ati urabona yuko harimo amakara yose cyangwa se harimo amabara yose, we nuramuka ujanga ntabwo uzabura igukwiriye cyangwa se ikubereye. Ubwo yafashe akandi gakanzu ati n'aka ngaka ndagakunze gafite amabara meza. Gake gakeya ati ikindi urabona yuko aka ngaka katuma rwose numva ndi comfortable, aka ndagakunze. Mugenzi we ati sha nukuri karakubereye pe, subiza ukuntu s'abacuruzi bagira injuga. Ati karakubereye. Umucuruzi ubundi akubwira ko ibintu byose bikubereye kugeza igihe ukaguriye wakageza mu rugo ukakareba ukagira ngo ntago ari wowe ukambaye. Ubwo umugabo anga yageze mu rugo asanga umugore nawe uhari, maze kandi afata telefone ahita amuhamagara. Ubwo umugore akiri muri rya duka ry'umushuti we yumvishe telefone imuhamagaye, maze kandi yirukanka ajya kureba uhamagaye ngo ninde. Umugore anga akiriba muri telefone ubwo babuhita bumwica. Nyagasani yasanze ari umugabo uri kumuhamagara. Umugabo yari yamubwiye ati ukoresha isaha imwe gusa nuze gutinda, none reba amasaha nageze. Umugore yanze kwitaba telefone kandi umugabo umujinya uhita umwica. Nyagasani ubwo yihuse cyane umugabo angaha yafunguye imodoka ubona yuko afite umujinya mwinshi. Ubwo umugabo yihuse cyane yahise yinjira mu nzu. Umugore kubera ubwoba ahita abura icyo abwira mugenzi we ati nyine mushuti wa nyine mfite kugenda. Uyu mushuti we ati nko wihuse cyane si bigenze bite? Undi ati oya mfite kugenda. Uhita ubona yuko disi ahahamutse. Mugenzi we ati nese ibintu byose bimeze neza? Uyu mudamu ati umugabo wanjye ageze mu rugo kandi ntabwo byari byiza rwose ko antanga. Undi atari kuwamuhamagara akamubwira ko uri ahangaha. Mugenzi we ati oya wereka ngende. Ubona yuko ahise ahamuka ahita agenda vuba vuba, ndetse ubona yuko afite igihunga cyinshi. Ubwo umugore yose cyane yageze mu rugo, maze kandi asanga umugabo yarakaye. Ubwo yageze mu rugo maze aramwegerera amubwira ati Sami nyine umbabarire, ntabwo nari nzi ko biraza gutwara umwanya ungana gutya. Nari nzi ko ndaza gukoresha isaha imwe gusa, ntabwo nifuzaga rwose kuza kumara igihe kingana gutya. Umugabo atoke. Ubwo umugore aramwegera maze yajya kumukoraho, umugabo akahita amwitaza. Umugore ati nukuri mbabarira, ntabwo ibi ngibi bizongera kubaho ukundi. Umugabo ati okay, ntabwo ari kuvuga. Umugore ati se kuri kunsubiza utuntu dukeya nta kintu ushaka kuvuga? Umugabo ati ngo iki? Ese ubundi ushaka yuko mvuga iki? Ushaka ko mvuga iki? Urumva ushaka ko mvuga iki hejuru y'amakosa wakoze? Nyagasani ati yashize amasaha 5 yose uvuye muri uru rugo. Bivuze ko uyu mugabo amasaha yose aba ari kuyabara, buri kimwe cyose umugore akoze aba ari kugikontorora. Sumaze amasaha 5 yose ngiye nayabaze. Ati kandi wibuke neza ko buno bucucu atari ubwa mbere ubukoze, ntago ari inshuro ya mbere ubikoze. Ibi ngibi ni biki mu by'ukuri abona ngiye nzabyihanganira? Ese nano ubona ko ngiye ndikiremwa muntu, kuki wowe numbwira ngo ibintu ntago wongera kubikora ukongera ukabikora? Urabona nzabyihanganira? Ngiye nyumva neza wa mugore we, ndagusabye kugira ngo bino bintu bitazongera kubaho ukundi. Tuma nizera ko ari ubwa nyuma twongeye gupfa ikintu nk'iki ngiki. Uri kunyumva neza? Mugore ati yego ndabyumva. Ubwo umugabo ati ikindi kandi umenye yuko nshonje. Ubwo umugabo agiye kugenda, umugore ati none se nashyushya bya biryo byari bihari? Nyagasani umugabo ati ko se urarwaye? Uvuze ngo iki? Ushyushya ibiryo byari bihari nta soni? Umugore atari ko rero biraza kuntwara igihe kinini ibyo guteka ibindi biryo kandi hari ibindi twagashyuhije. Umugabo ati yego nyine, niyo mpamvu nakubwiraga nyine ngo banguke. Iyo uza kuba wabangutse wari kuba watetse kare ukanekera ibiryo byiza nkabirya bigishyushye bimeze neza. None ngo ugiye kugenda ucyuhirize nta soni? Urabona ibintu ariko burimo gukora mu by'ukuri? Genda ujye guteka ibiryo bishyashya byo gushyushya byiyorere, njye ntago ndakabwana, ndashonje. Nyagasani umugore ahita agenda ubona yuko yikanzemo. Nyagasani ibyo byarabaye, amasaha akomeza no kwicuma, maze kandi ubwo mu kujya ku buriri ndetse ibibazo byose bimaze kurangira, mbere yo kuryama babanje kuganiramo. Umugabo ati ewan aka ngaka ndagakunze. Abari kumwereka anga amafoto muri telefone. Ati buretse gatoya, aha abari kumwereka amafoto bari kumwe akamubwira atari kurabona ukuntu nge ndi bogare, atari kujibona ko uri umunyamerwe kuba mfite wa mukobwa. Buri muntu wese abanyifuza, abayifuza rwose kuba mu buzima bwanjye, none shado ruburimo. Umugabo akomeza kumwiyemeraho ati ino foto nayo ndayikunze. Ubwo ibyo byarabaye maze umugabo ati ndaza kubyuka kare rero kugira ngo njye ku kazi. Umudamu ati nka ryari ubwo? Umugabo ati ndabyuka nka 12 za mu gitondo. Umugore ati kuki suraza kuzinduka cyane no kubera iki? Umugabo ati nyine hari inama ndaza kuyobora ndetse na staff yanjye, kandi ni inama y'ingenzi cyane, birasaba yuko tuza kuzinduka cyane.
niyo mpamvu ndagenda saa 12 gutyo. Umugore atoke ndaza kubyuka kare cyane ngutegurire breakfast. Umugabo ati ntago ari njye gusa utegura breakfast, uranayitegurira staff yose. Nyagasani umugore ahita yikanga atuvuze ngo iki? Umugabo ati ndavuze ngo ugiye gukora breakfast yanjye ndetse na staff cyangwa se abakozi bose dukorana. Umugore ati kubera iki se njye raza kubikora? Njye ntabwo ndi umukozi wabo. Umugabo ati ngo iki? Ariko barankorera. Ntabwo nzi impamvu udashaka kubikora kandi ari abakozi banjye. Nese uragira ngo njye gushaka umukozi uza kubikora kandi uhari? Cyangwa uragira ngo nibaze gufata breakfast? Ubwo ubundi wuze uburyo akazi ka saa 3 kugeza saa 11 za nimugoroba kaba gakaze. Utafashe breakfast biragoye. Ati nako ndakurenganya ubundi se wabimenya gute we ko wirwanga mu rugo? Ati nyumva neza, ubyuke mu gitondo cya kare cyane utegure breakfast yanjye ndetse n'abakozi banjye. Uranyumva neza? Iryo ngiryo kandi ni itegeko, ntago ndimo ndagusaba. Nyagasani umugore uri ahangaha yabuze n'ikintu arenzaho, ahita aceceka ari kubona yuko bitamushimishije. Ari kuvuga ati se mu by'ukuri ngiye kubera iki najya gutegura breakfast yawe nkategurira n'abakozi bawe, nge ndi umukozi ko ndi umugore wawe? Mugabo kandi ahita yiryamira adashaka no kugira ikindi kintu abivugaho. Mugore byaramurenze. Nakubwiye ngo turi gutangira, kanda kuri buto ya like aho ngaho munsi nkomeze kureba ukuntu imibare izamuka ya like. Muzamure like aho ngaho munsi kugira ngo mbone ngo ni bande dutangiranye. Niba ugeze ahangaha kanda kuri buto ya like kugira ngo ndebe ngo dutangiranye n'abantu bangana iki. Ibyo byarabaye. Ubwo kandi mu gitondo cya kare umugabo yarabyutse afite laptop mu ntoki. Mwibuke neza ko yabwiye umugore yuko araza kuzinduka mu gitondo ajya mu kazi kandi bitari bisanzwe uburyo azindutsemo. Ubwo kandi kumanuka ku ma escalier akubitana n'umugore bati waramutse. Mwibuke neza ko umugore yazindutse kare kugira ngo ategure breakfast ye ndetse na staff ye. Ubwo kandi yahise amuherekeza, maze kandi ubwo nyuma yo kumuherekeza umugore agaruka mu rugo. Baba muri uru rugo ari abantu babiri gusa. Uru rugo nta mukozi urimo, aba ari uriya mugabo ndetse n'uyu mugore. Mu by'ukuri nk'umuntu warabyutse ibitotsi bidashize neza, yagarutse muri salo ubona yuko ari guhondobera nk'umuntu unaniwe. Ubwo asinzira bya hato na hato. Akiraho ubwo afata telefone atangira gushaka uburyo yarangara byibura ngo arebe yuko yasunika amasaha, na cyane yuko kandi ari wirirwa muri uru rugo wenyine. Gatangiye gushaka ibintu byamurangaza byibura, ari nako kandi ubona yuko afite irungu. Ubwo abonye ibyo ngibyo atabivamo, afite telekomanda afungura televiziyo kugira ngo byibura asunike amasaha. Ibyo byarabaye, maze kandi ubwo ahita ajya muri garde-robe gushakamo imyenda itameze neza kugira ngo ajye kuyitunganya. Ubwo uyu mudamu ari gushaka imyenda yo kugira ngo aze kumesa, hari ikote yafashe. Kwa kundi mbere yuko ujya kumesa imyenda ubanza kureba niba nta bintu ugiye kumeseramo, hari umufuka yakozemo maze akuramo urupapuro. Nyagasani yabonye urupapuro ararwitegereza cyane. Ni urupapuro nyabaki, ni ikote ry'umugabo we. Yahise afungura rwa rupapuro. Nyagasani akiri kubita amaso umutima uhita umusimbuka. Ni urupapuro nyabaki ko rubonye umutima ukamukuka. Yitegereje urupapuro n'ibyo gukomeza kujya kumesa bihita bihagarara. Ni urupapuro nyabaki. Reba filime wowe. Tugaruka ku mugabo we kandi arimo kurya. Umugore waraza. Mwibuke neza ko hari urupapuro abonye. Yarabyirengagije amuzanira amazi yo kunywa, maze ati nagusukiramo amazi yo kunywa? Umugabo ati yego nsukira nta kibazo. Kumeza by'agake gakeya. Umugore bamwitegereza ariko urabona yuko yahindutse mu maso. Ni ibiki byaba yakimara kubona rwa rupapuro ruriho ibiki? Yamusukiye amazi yo kunywa gake gakeya. Umugore aramubaza ati hanyuma si ibyo biryo wabikunze? Umugabo ati ntago ari bibi. Nyagasani ku kanya umugore ahita abaza umugabo ati Sami, ese unca inyuma? Umugabo umutima uhita umusimbuka, ahita areba umugore ati nyumvira nk'ikibazo cy'ubugoryi ubumbajije wa mugore. Nta soni. Umugore ati ndashaka kubimenya, ndashaka kumenya niba unca inyuma. Umugabo ati nyumva neza, niba weho unca inyuma ukaba utekereza yuko nanjye nkuca inyuma, ushobora kuba ufite ikibazo cy'imitekerereze muri uwo mutwe wawe. Nyagasani umugore aramureba nk'ufite amakuru ahagije. Umugabo ati nyumva neza sisi. Umugore disi aba yitwa sisi, maze umugabo ati niko sisi we, ese unca inyuma ahubwo wowe? Nyagasani umugore amureba mu maso akumirwa, maze akahita akuramo rwa rupapuro. Rwa rupapuro yakuye mu ikote ni urupapuro nyabaki. Reba filime. Yakuyemo rwa rupapuro ararumwereka, maze ati fata ibyawe, biragaragara yuko uherutse kwipimisha sida. Umugabo ahita adagadwa, maze ati hanyuma se bishatse kuvuga yuko umviriye mu bintu uvuye kunsaka? Niko ubundi ufite ikihe kibazo ku buryo usigaye unsaka? Umugore ati mu by'ukuri ntabwo nagusatse, ibi ngibi nabibonye mu ikote ubwo nari ngiye gukuramo ikote kugira ngo nditunganye.
ati ese mu by'ukuri niyihe mpamvu ituma unca inyuma? Umugabo ati nyumva neza wa mugore we, utazongera gutinyuka na rimwe kungira mu bintu ibyo ari byo byose, uranyumva neza? Umugabo ahita amurusha kurakara maze ati niwongera gukora bino bintu njyewe uzabona ibintu nzagukorera. Ati ikindi kandi niba urambiwe uru rugo fata ibyawe maze ugende umvira ahangaha, ku buryo usigaye ujya no kunsaka nasoni. Ako ni agasuzuguro, ni ukutanyubaha, ugaragaje revo y'imitekerereze yawe ndetse n'ukuntu mfata bidakwiye. Umugabo ahita arusha umugore w'umujinya, kandi mu by'ukuri umugore aba afite ibimenyetso bihagije binagaragaza yuko uno mugabo amuca inyuma kubera yuko aherutse kujya kwipimisha virusi itera sida ngo arebe ukuntu ahagaze. Ese mu by'ukuri niba wizera umuntu mubana ukaba utanamuca inyuma, ni ngombwa yuko ujya kwipimisha utanamubwiye cyangwa haba hari indi mpamvu? Nakubwiye ngo ino filime iraza kwigisha ibintu byinshi, cyane cyane mwebwe abakobwa mwicare mwige, kandi murabizi yuko ahangaha ntabwo bicara gusa, bicarana n'agakayi n'agakaramu bandika. Ubu ngubu isomo rya mbere ahangaha aba mbere batangiye kuryandika. Ugeze heweho kanda buto like aho ngo munsi ushyira n'ibitekerezo byawe ngo muri comment umbwire ngo uri kurebera kano gafilime hehe. Umugore amaze kumenya amakuru yuko umugabo amuca inyuma, ndetse kandi yamuhaye n'ibimenyetso bigaragaza yuko umugabo we koko abikora, kubera ko umugabo we aca inyuma uno mugore, kandi mu by'ukuri ubona yuko ntacyo abaye. Ni urugo rwifashije mu by'ukuri, ndetse urabona yuko nta n'ikintu babuze. Cyari igitondo kimwe kandi ahangaha umugabo n'ubundi abyuka ajya mu kazi. Ubwo umugore aba ari gutunganya ahangaha akora amasuku, agiye kubona akabona umugabo aramanutse, ati waramutse neza babe. Umugabo aramureba, ni nyuma y'ibyaraye bibaye aho umugore yamaze kumenya yuko umugabo bamuca inyuma. Umugabo ntiyamusubije, kandi disi aramusuje abikuye ku mutima ati waramutse neza. Umugabo aramureba aramwihorera maze arigendera, yakubise urugi maze ahita yigendera. Byose impamvu nta yindi, ni ukubera ko umugore yavumbuye ko umugabo amuca inyuma ndetse akanabimubwira. Umugabo yamurushije uburakari we, sigaye aho ngaho ari gukora amasuku. Ariko kandi disi urabona yuko uno mugore mu by'ukuri afite ibikomere bikomeye cyane abana nabyo muri uru rugo, kandi abantu b'inyuma batamenya. Iyo ageze inyuma arisekera, ariko kandi abana n'ibikomere bikomeye cyane ku mutima. Ibyo byarabaye. Tugarutse ahangaha kandi ubwo umugabo yatahanye katekawe, kubera ko umugabo atahanye ibiryo kandi uru rugo mu by'ukuri rutabuzemo ibiryo. Ubwo yashyize ibiryo ku isahani ahangaha, maze kandi ako kanya umugore we ahita amanuka ku maesikariye aza asanga umugabo. Umugore aba yitwa Sisi, umugabo we akitwa Sami. Ubwo Sami ahangaha ari kwirira, reka sinakubwira, ni abantu bavugana amagambo makeya yiganjemo gukomeretsanya. Kubera iki? Ubwo Sisi disi nta kindi yakoze, yaraje ahita apfukama maze abwira Sami ati Sami umbabarire, ati mu by'ukuri umbabarire ku bintu nkora bitagushimisha, ntabwo mbikora ngamije kuba nakubabaza. Ati iminsi ikomeje kugenda iba myinshi rwose ahangaha nta mahoro ahari, ni ukuri ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima niba byaratewe n'uburyo nitwaye bitagushimishije. Basi ndakwinginze mbabarira nawe ubikuye ku mutima, sibyo? Bimaze kuba iminsi 3 urabona ko nta mahoro ari muri uru rugo. Ubwo ni iminsi 3 nyuma y'uko n'umugore amaze kuvumbura ko umugabo we amuca inyuma. Umugabo we Sabi nare niyongera kuvuga mu rugo, bigeze aho umugore biramurambira aza gusaba imbabazi disi apfukamye aramubwira ati mbabarira niba naramenye ibitari bikwiye ko mbimenya. Ati kandi ikindi musezeranyije yuko ntazongera gutuma rwose ibi ngibi biba kugira ngo urakare bigeze ahangaha. Basi ntabwo nzongera kubona amakosa ukora. Umugabo ati uko ni kuhora uvuga, igihe cyose uhora uvuga gutyo, ati ariko ntabwo ujya uhinduka nyagasani. Umugore ati kuri ino nshuro rwose ho nahindutse rwose Sami, mbabarira iyi nshuro rwose nahindutse, ndagusiranyije yuko ntazongera gutuma rwose wiyumva gutyo. Sami ati okay, ibi ngibi ntuzongere gutuma byongera kubaho ukundi, uranyumva neza? Umugore ati yego ndabyumva. Umugabo ati sawa, ati hanyuma haguruka. Umugore disi ubwo yatahaguruka, maze umugabo ati ngaho icara ahangaha. Ubwo umugabo ntabwo akirya n'ibiryo umugore yatetse, abajya kugura tekawe akaza akarira mu rugo. Umugore disi ahangaha Sisi ahita amwicara ku bibero, maze umugabo ati mu by'ukuri njye ntabwo nkunda rwose uburyo uteza ikibazo iteka tugahora mu ntambara zimeze gutya, ntabwo mbikunda. Umugore ati mbabarire. Ubwo nawe urambwira muri comment hagati y'uno mugabo Sami n'uyu mugore we Sisi ninde mu by'ukuri uri guteza ibibazo. Umugore yamaze kumenya yuko umugabo amuca inyuma. Kubera icyo amuca inyuma, reba filimi. Ubwo umugabo ahangaha ahita amubwira ati ngansoma. Umugore akahita amusoma. Ubwo yakomeje kwirira, maze umugore ati hanyuma se hari ikindi kintu wifuza ko nagukorera? Umugabo ati yego, ariko nyuma y'ifunguro rya nimugoroba. Umugore atoke, bakomeza kwirira. Umugore akamwenyuramo, unabona ko ikibazo cyari kimaze iminsi 3 nacyo kirangiye.
ubwo tugarutse aha ngaha kuri wa mushuti w'uyu mukobwa Sisi atari ko shaho usigaye unsetsa nawe, ati gusa umugabo wawe rwose akwitayeho pe, usigaye usa neza, biragaragara rwose ko witaweho umeze neza, ati reba runo ruhu usigaye ufite ukuntu ari rwiza. Ubwo Sisi arenzaho ati rwose turashima Imana nta kibazo se koko buriya. Mugenzi we atariko rero hari ikintu mu by'ukuri mba nifuza kukubaza buri gihe iyo duhuye, kubera iki ubundi udakora? Kuki udashinga nka business nyine ngo ukore, nyine ushaka ibintu biguhuza, we ntabwo ugiramirwa kuguma mu rugo kuko wicaye? Ubwo Sisi buri kintu avuga maze ati nyine umugabo wanjye ntabwo aba ashaka yuko ni stressa nyine ngo njya mu bintu byo gukora, aba nshaka nyine kumbona ndi mu rugo. Mugenzi we ati abandi bana semaye mufite abagabo b'abamiliyoneri, nta kibazo nyine tubwo nyine niko mwabihisemo, niba ubyishimiye nta kintu bitwaye. Ubwo Sisi ahita amukura kuri yose maze ati hanyuma se bitebye wa musore mwateretanaga bigeze hehe? Wa wundi mwahuriye muri restaurant ameze ate? Ubwo mugenzi we ati uravuga wa musore? Wandura we mwihorere rwose uranaramwibagiwe, ibyo ngibyo twibitindaho. Ubwo Sisi ati shambwira. Ubwo batarakomeza kuvuga kuri iyo ngingo, Sisi baramuhamagaye maze yitaba telefone. Wari umuhamagaye nta wundi kandi ubwo ni umugabo we. Umugore ahita amubwira ati nyine ngiye gusoza ibyo nari nagiye gukoresha. Umugore ahita amubwira ati nyine ngiye gusoza baby, bagiye kunsoreza. Umugabo ati hanyuma se ibingibi nyine sibyo mora nkubwira? Ndebera nawe pe. Yumva neza Sisi, kuri ino nshuro rwose nuze kugera mu rugo utinze. Ubwo umugabo bakiri ku kazi maze akamubwira ati wibuke neza ko kandi ibingibi biri seriye, bitandukanye n'ikindi gihe cyatambutse. Umugore atunyihanganire, ndaza kuba ndi mu rugo rwose mu gihe gito kitarambiranye. Umugabo ati sawa, maze umugore ati kandi ndagukunda. Igasana ubwo mugenzi we aramubaza ati umeze neza? Sisi ati ni umugabo wanjye mpamagaye. Arijijisha maze mugenzi we ati ni umugabo wawe? Sisi ati hanyuma rero nyine urabona umugabo yageze mu rugo, nanjye nk'umugore nkaba nari mu rugo mba ngomba kwita ngenda nkajya no kumutekera, warabizi ko abagabo ari abatware. Ubwo aramujisha gakeya maze akahita amuhobera akamusezeraho. Ati nzagaruka kukureba, ati ikindi kandi urwo ruwigi wambaye ntago ari rwiza, uhindure rwose iryo bara ndabona ridashamaje. Nabashuti disi asize amubwiye, gusa umushuti wahangaha asigara ubona yuko rwose datuje. Atari ko igihe cyose bihora ari bibi, buri muntu umugabo we nuko muhamagara mutesha umutwe. Ubwo kandi tugarutse ku kazi aho Sami abari, mugenzi we bakorana aza kumubaza ati niko uracyagenzura umugore wawe kwa kundi wajya kubigenzana mbere hose? Sami ati hanyuma si we urinde wo kumbwira ibyo ngibyo, uramumbaza wowe urinde uramushinzwe? Uyu mugenzi we bakorana ati umugore wawe nuko ukimufata uracyamufata nabi ku buryo usigo namucungacunga bya hato na hato, mubaza ngo ari hehe mukontorora. Umugabo ati ngwiki cunga umunwa wawe wa mugabo we, umugore n'uwanjye ntabwo ari uwawe, wowe urambuza kumukontorora se urinde? Uri iki kuri we? Ufite ikihe kibazo? Ati ese kuba namenya ibyo umugore wanjye arimo cyangwa se ahantu ari, icyo ngicyo ni icyaha? Nyine nk'umuntu umwitayeho mba ngomba kumenya ngo ni ibiki biri kujya mbere ku buzima bwe. Mugenzi we ati umva nkubwire Sami we, mu by'ukuri kugenzura umugore wawe ngo agiye ahangaha, agiye muri salo, ari kumwe nande, ari gukora iki, ibyo bintu rwose ntabwo ari byiza. Ubwo Sami ahangaha ati nese ibyo ngibyo bifite iki kibazo wa mugabo we? Mugenzi we ati nyine uba uri gukontorora ubuzima bwe, umubuza umudendezo. Nyagasani Sami aramwegera ati umva nkubwire wa mugabo we, ibyo ngibyo birahagije, bino biganiro kandi birangirira ahangaha. Ikindi kandi nukomeze kuyinjirira mu buzima unyigisha uko ugomba gutwara urushako rwanjye. Ikibazo ufite ni ikihe? Urushako n'urwanjye, umugore n'uwanjye. Ikindi kandi nawe ufite umuryango, uzagenda ukoresha icyo ushaka. Uranyumva neza? Nyagasani. Mugenzi we ati ndakumva. Ati ngende umugabo nyamugabo, ndakuze, wowe urangisha ukuntu ngomba gutwara umugore wanjye? Mfite uburenganzira bwo kuba namukoresha icyo nshaka no gukora icyo nshaka icyo ari cyo cyose. Ati ibyo ngibyo ntabwo bikureba. Mugenzi we ati yego rwose ntabwo bindeba, hari abantu badakunda inama. Ubwo mugenzi we ajya kumuha raporo, yajya kuyimuha akayimukwepesha, Sami akababaramo. Yajya kongera kuyifata mugenzi we akayimukwepesha nanone, yarangiza akatayimujugunyira, kumwereka ko imitekerereze ye n'uburyo afata igitsina gore bidakwiriye kandi rwose bihabanye cyane nuko ubundi byakagenze. Sami asigara yisetsa ahangaha ariko ababaye. Ati ntari bitu, none ukuntu ubu nsuzuguye. Ati ni wowe utahiwe nanjye nzagusuzugura. Sami ahangaha akontorora umugore we kuri level mbi cyane, aho n'abakozi be bakorana babizi neza yuko umugore we yagowe. Ibyo byararangiye maze tugaruka ku wundi munsi. Umugabo ava mu cyumba maze akegekaho umuryango, nuko umugore akaza ati Sami
ushaka kurya? Nari maze guhisha. Umugabo ati yego nshaka kurya, ariko nshaka kuba ari weho ndya. Ndashonje cyane, mbere yo kurya ibiryo bindi ndashaka kubanza kukurya. Nyagasani niba aramurya gute? Ubwo Sisi umugore we ati Sami ntago meze neza. Ubwo Sami ahita amwegera, umugore akamubwira ati ariko ntago meze neza Sami, agatangira kumusoma bya hato na hato amwisomeshwa. Umugore akamubwira ati nukuri ntago meze neza. Umugabo yanga kumwumva, agakomeza amubwira ati ntago meze neza mbabarira, ntabwo ndi kumva meze neza. Ariko kandi Sami agakomeza amusoma anamwerekeza ku gitanda. Nyagasani umugore akomeza amubwira ati ndakwinginze nyumva ntago meze neza. Umugabo ati ndashaka kukurya kubera ko ndashonje. Ubwo nta kintu cyabaye, niba agiye kumurya gute simbizi, gusa yamwegereje iminwa. Ibindi byabaye ntago mbizi, ubwo namwe murabyumva. Yaramuriye, ese ko ashaka kumurya, ibyo byarabaye. Tugarutse mu masaha y'igitondo, ubwo umugore aba akiryamye. Kwa kundi mu masaha y'igitondo ucyumva amavunane ya hato na hato, umugore yabyutse yumva atameze neza. Mwibuke neza ko yari yabwiye umugabo ko atameze neza, gusa ariko umugabo akanga kumwumva. Ubwo nta kintu cyabaye, disi Sisi yarabyutse. Byuka ubona akabaraga ari ntako. Sinzi ngo Sisi afite ikihe kibazo. Ni couple y'abajene mariye, ubona rwose ko batamaze igihe kinini babanye. Ariyo mpamvu kandi mbwira umukobwa wese umurikiye ushaka kuzashaka cyangwa se ngo agire urugo, kwicara akareba kano gafilime. Ni filime uraza gukuramo ibintu byinshi, cyane cyane byerekeranye n'urushako akenshi wifuza kujyamo. Icara wige. Byo byarabaye. Amaze kubyuka, Sisi yafashe urugendo asohoka iwe mu rugo maze arerekera. Sisi agiye hehe? Nyagasani umukobwa cyangwa se umudamu urabona yuko atameze neza. Kubera iki Sisi ameze gutya? Ubwo akiri aho ngaho hari imodoka yari iri kuza. Imodoka bw'imugezi iruhande, imodoka yaraparitse. Ninde uri muri iyi modoka? Imodoka ibirimo umutipe ahita amanirukira urangaha. Fab ati umeze gutera? Umukobwa ati meze neza. Fab ati umeze neza koko? Umukobwa ati nyine ndimo ndajya kuri farumasi. Fab ati ariko nagufasha rwose kugerayo pe nkakugezayo. Fab urangaha. Musore aba ari romantike. Ni umusore mushya cyangwa tubanye muri filime, tutaramenya ngo ni musore nyabaki. Wowe icara kuri filime urebe. Fab yavuye mu modoka anga yuse cyane, maze kandi ubwo yegera Sisi aramureba, aramwitegereza cyane, ahita ajya kumufungurira umuryango. Umukobwa ahangaha nubwa mbere yarabonye umuntu mwitayeho we, yahise amwenyuramo disi. Abona umusore ahangaha ufite keya. Mwibuke neza ko umugabo we yiyemera cyane, ndetse kandi uburyo amufata uno mukobwa atabyishimira. Reba filime. Sisi ahangaha bamufunguriye umuryango w'imodoka. Umugabo we afite imodoka yewe nziza rwose, reka sinakubwira. Afite byose, afite inzu nziza, ariko kandi yari atarabona umugabo we amufungurira imodoka. Ariko uwo bahuye ahangaha, bahuye bwa mbere ku isegonda rya mbere, ahise amufungurira imodoka ndetse anamufungira umuryango, aramubwira ati tugende. Hari abasore bazi gutanga keya. Pabu yuse cyane ahangaha umuntu ugiye gutabara, ahita yinjira mu modoka akajyana umugore w'abandi Sisi kuri farumasi. Mwibuke neza ko Sisi yabwiye umugabo ko atameze neza, ariko umugabo akanga kumwumva. Ndetse kandi umugabo yazindutse yigendera mu gitondo rwose atanamubajije ngo umeze gute, kuko yabyutse asanga umugabo yagiye. Kuvuga ngo umugore yaraye nabi, ariko umugabo ntago abyitayeho. Ese kubera iki uriya mugabo afata nabi uyu mugore? Kubera iki? N'abajene mariye, ni couple itaramara igihe kinini babanye. Ibyo byarabaye. Si ibyo gusa kandi ubwo ngubwo Fab akimara kumugeza kuri farumasi, yahise anamugarura n'ubundi mu rugo. Umusore araza parika imodoka ahangaha hafi y'igipangu. Ni igipangu cyiza kirimo inzu y'akataraboneka. Twibereye Lagos muri Nigeria. Mbasuza cyane abantu bakurikirana filime zanjye muri Nigeria, abantu muri mu bihugu bigiye bitandukanye, za Zambia, Mozambique, nsuza inshuti zanjye ziri mu Burundi, ndetse kandi ntibagiye na Uganda na Tanzania, za Kongo. Mwese ndabasuza cyane, mbashimira rwose uruhare mugira mu gukomeza kubana nanjye umunsi ku munsi. Ubwo Sisanga bamugejeje mu rugo, maze kandi ava mu modoka asizera kuri Fab. Ageze imbere ubwo arongera aramupepera, afungura igipangu maze ahita yigendera. Ni nako kandi Fab nawe yakije imodoka akahita yikomereza. Mwibuke neza yuko avanye Sisi kuri farumasi. Sisi afite ikihe kibazo? Komeza urebe filime, wasanga ari umuryeje ahangaha filime atarakanda kuri buto ya like, ako subwo nkamwe. Tugarutse kandi ahangaha
umugabo yari yatashye kare asanga umugore nawe uhari. Nyagasani ubwo bari gucunga ku masaha yikwatagura mu ruhara azenguruka inzu n'umujinya mwinshi reka sinakubwira. Ubwo yasanze umugore we yagiye kuri farumasi. Umugabo urangaha yagiye kubonabona Sisi araje afite n'imiti mu ntoki. Umugore akigira mu nzu akabona umugabo arahari yikanzemo. Nyagasani umugabo akimukubita amaso umujinya uhita uzamuka, maze kandi ubwo Sisi araza n'imiti ye mu ntoki. Umugabo ati wahoze hehe? Sisi ati nyine gake gake ya Sisi disi ati nari nagiye kuri farumasi. Umugabo ati gukora iki? Umugabo ni intare mu rugo we. Sisi ati nari nagiye kugura imiti. Umugabo ati ngo iki? Wari ukwiye kuba wambwiye yuko wagiye kuri farumasi kutabimbwiye. Uzi ko mvuye ku kazi gitaraganya kubera ko wanze gufata telefone n'inshuro zose naguhamagaye. Nyagasani umugore ahita yikangamo. Umugore ati ngo iki? Nari nkwiye kukubwira iki se utaruzi? N'icyo utaruzi Sami we? Ati ijoro ryashize nakubwiye ko nameze neza. Ko nabikubwiye se wakoze iki? Sinakubwiye ko nameze neza. Wakoze iki? Ndeba. Sami we ndeba. Ese ubundi wowe unyitayeho? Unyitaho vugisha ukuri. Umugabo ataravuga umugore amuca mu ijambo ati nyumva neza. Ku nshuro ya mbere umugore nawe aratinyutse aravuga ati nyumva neza mugabo. Ese byibura ujye ubona igicucucucu cyanjye mbamo imyaka yose itambutse? Ujye ubona umwijima wankizemo ntushaka ko nkora n'akazi na kamwe wifuza yuko najya gukora? Ikindi kandi ntabwo ushaka yuko nabonana n'inshuti zanjye. Iteka ryose mpora muri ino nzu yawe ndimo gukora amasuku nkumesera, ariko sinakubwira nkoropa ngira gute narangiza nkagutegereza amasaha uvira ku kazi. Ese nagutegereza yuko ibi ngibi rwose unkorera bihagije kugira ngo mbe ndi umusazi koko? Ubona namaze gusara kubera wowe? Ngiye mu by'ukuri icyo nakubwira nuko nifuza gukomeza kubaho ubuzima nk'ubu ngubu. Ibintu byose nkora ngerageza byibura kuba nagushimisha, ariko se ukora iki kugira ngo unyereke ko byibura wabikunze? Ni iki mu by'ukuri ubasha byibura gushima mu byo nkora? Umugabo ateye ubu ngubu nurugaragaje yuko rwose uri ntashima wa mugore we. Uri ntashima. Sami ati ujye wibukana ariko nagukuye wowe. Reba igihe cyose gishize narakwihanganiye, nagutoraguye ku mihanda wa mukobwa we, ndagije nkujyana ku ishuri uriga, narindi ku ruhande rwawe igihe cyari cyo cyose ubwo nagufataga ubyibushye ungana nk'imigati yo kwa Nuza. None reba ukuntu usigaye umeze uri kuri taye utangiye kunyiryaho. Niko harya urambwe ngo nago numa uhura n'inshuti zawe hanyuma sinjya kugutoragura ku mihanda? Izo nshuti uri kumbwira zari ziri hehe? Ko nagutoraguye ku mihanda izo nshuti uri kuvuga ngo utajya guhura nazo zari ziri hehe? Ko zitagutoye ko namwe zakugiriye ziri hehe se? Ibyo nkora byose ngerageza kukubera umugabo mwiza. Niba ikibazo ari njye nta kibazo, reka nkureke nta kibazo ubu kushaka ube rwose ibyo wifuza byo. Wiyiteho. Niba ushaka ubwo burenganzira rwose ndabuguhaye, genda wiyiteho. Umugabo n'umujinya mwinshi ahita afata ikote ahita musunika. Umugore ataravuga ijambo na rimwe umugabo ahitarenga. Umugore amubwiye ko ibintu birambiwe, maze umugabo ati sawa niba birambiwe nta kibazo iyiteho, ahita namusunika. Umugore ati Sami ahangaha yazamutse amayesikariye atajya kuri floor yo hejuru n'umujinya mwinshi. Nyagasani uru rugo mu by'ukuri n'urugo nyabaki? Reba filime. Sisi disi ubwo yasigaye arimo kurira. Urandika muri comment umbwire ngo mu by'ukuri ari umugabo n'umugore ninde urimo kurenganya ubundi? Bantu mwishora mu nshako gutyo mu ngo gutyo mutazi n'iki mwicare hano mwige gatoya. Sisanga disi ahita yicara ahangaha hasi agatangira kuririra mu nzozi zawe. Ndabizi neza ko ubuzima uno mukobwa ari kubamo kano kanya uburebesheje amaso, ndabizi ko ari inzozi zawe. Ndavuga mukobwa we, zishobora kuba ari inzozi zawe, ariko reba mugenzi wawe uri mu nzozi zawe, uri kuba muri za nzozi zawe arimo kubiririramo. Ariko baho inzozi zawe, ariko kandi ubuzima ari kubamo we wifuza kubamo urabona ko mugenzi wawe arimo kubuririramo. Icara hano gato wige, fata agakayi wandike. Ibyo byarabaye. Tugarutse ahangaha kandi ugundi munsi Sisi bari kuri telefone gatoya aba yarangije imirimo, maze akumva hari umuntu uri gukomanga. Nyagasani ubwo umugore ahangaha akomeza kumva uri gukomanga ati si ninde uri gukomanga. Ubwo ahita ahaguruka akajya kureba uri gukomanga. Akimara kubona uri gukomanga ahita yumirwa maze ati Nyagasani, ese uyu nguyu arakora iki ahangaha? Uje ninde ko Sisi amubonye akahita yumirwa? Nyagasani yarabanje aritunganya ariko sinakubwira ubanza uje ari umugabo, kandi koko wari uje nta wundi ni Fabu. Umukobwa ati ni wowe? Fabu ati yego ni njyewe. Ubwo Sisi ahita afunga umuryango maze akabura n'icyo avuga,
akamuha karibu akamubwira ati ni karibu. aba ari guseka gake gakeya yirengagiza ibibazo bihari. Fabu kandi ubwo akimara kwinjira mu nzu yatangiye kwitegereza, ariko sinakubwira, ategereza umugore w'abandi. Akomeza nitegereza mu nzu. Mwibuke neza ko urugo ajemo ni urugo rw'umugore n'umugabo, ntabwo ari urugo rw'umukobwa gusa. Aje mu rugo, urugo rubamo n'umugabo. Ubwo akigera ngaho mu byicaro byahita avuga ati nakwicara se? Umugore ati nta kibazo icara. Fabu akahita yicara. Nyagasani ubwo kandi umugabo ahangaha ku kazi aba yataye umutwe ari gushaka, ariko sinakubwira sinzi ibintu yabuze. Akomeza areba hirya no hino avuga ati mana yanjye biri hehe. Akira wa muntu bakorana ahita amaze ati uriteguye se dutangira inama? Samati ngo dutangire inama? Man uzi ko nibagiwe za fayiro kandi ari ingenzi cyane. Mugenzi we ati oya Sami nago wabidukora ngo yibagiwe fayiro. Sami ati subuko ko nkuri kimani nkuri kikweri ko amasaha dufashe. Mugenzi we ati ngo ukora iki? None se ko bagiye kuza ubwo biragenda gute kandi fayiro zidahari? Fayiro ni ingenzi cyane, zidahari nago inama yaba. Samati nyumva neza. Basigerageza nibaza uze kubaganiriza nyine barangaze nanjye njye kuzizana mu rugo, kubera ko zidahari zino fayiro ibintu byahita bizamba. Ati ndakwinginze nibaza nahari ugerageze ubaganirize. Nyagasani Sami ahita kubitamo amarinete, maze mugenzi we atigira vava nta kibazo nibaza ndaze kubaganiriza. Sami yose cyane ahita akomeza akajya mu rugo. Mwibuke neza yuko mu rugo agiyemo Fabu yamaze kugeramo ari kumwe n'umugore we. Nyagasani uyu mugabo twabonye ukuntu ameze, biragenda gute namara kugera mu rugo agasanga iwe mu rugo hari umusore uri kumwe n'umugore we, biragenda gute? Katurebe filime. Tugarutse mu rugo kandi ubwo Fabu bari kwitegereza umugore w'abandi, reka sinakubwira atari kumukuraho amaso. Reba filime. Ati ese ko kinemo ndakureba wowe ukamungisha amaso? Niryo jambo rya mbere Fabu yabwiye umugore w'abandi we. Umugore ati ngo oya. Aseka mu bya nyirarureshwa. Gusa umugore ntabwo atuje, afite ubwoba cyane ko uno musore wa Janga Fabu nta gahunda bari bafitanye. Kandi uyu mugore atinya umugabo we kubi cyane, mwamwiboneye umugabo we ni intare. Ati ese ubundi kuki waje utambwiye? Abivuga arimo aradagadwa disi ubona yuko yabuze n'ikina avuga. Ati kuki waje ahangaha nyine utamenyesheje? Fabu ati nyine narinje kureba nyine niba waba umeze neza, urabizi ko duherukana nyine urwaye nkujyana kuri farumasi kureba imiti. Nyagasani ati mu by'ukuri nari mpangayitse. Umugore si isanga akibyumva arumirwa ati waruhangayikishijwe n'iki subwo? Kuki waruhangayitse subwo ngubwo? Uhangayikira se umuntu utazi mwari muhuye bwa mbere? Fabu ati nacyo reka mvuge wenda kuri umuntu nyine twari duhuye bwa mbere w'umunyamahanga. Gusa ariko umuntu twari duhuye bwa mbere w'umunyamahanga hari ikintu kinini asobanuye kuri njyewe. Kano kanya hari ikintu kinini rwose asobanuye mu mutima wanjye. Nyagasani umugore akibyumva yikangamo. Umugore afite umugabo akororamo gakeya, afite abona ubwoba. Ni umuntu mu by'ukuri bahuye akamuha lift gusa, ariko yabonye ahantu ataha. Yaje nta gahunda bari bafitanye, undi amuha karibu batangira kuganira. Umugore ati nyine mu by'ukuri nta nubwo nigeze nkusaba nyine niba hari ikintu nakwakiriza, ese nagwa ji cyangwa nkwa amazi? Fabu ati nta kibazo nzanira amazi. Ubwo umugore akimara kujya kumuzanira amazi, Fabu akora mu mufuka gakeya maze akazamuramo agatambaro. N'agatambaro gatoya, aka gatambaro kandi ntuze kukibagirwa. Ako kanya akimara gukuramo ka gatambaro, umugore yazanye amazi. Reba filimi. Fabu akomeza yitegereza umugore w'abandi, amwitegereza kuva ku birenge kugeza hejuru ku musatsi. Ngo kandi sisi nawe asuka amazi disi ayasukira umuntu atazi. Yahaye karibu umuntu bari bahuye bwa mbere rimwe gusa, muhaye lift, none yaje mu rugo nta gahunda bari bafitanye, undamuha karibu. Uyu Fabu aragenzwa n'iki mu by'ukuri ku mugore w'abandi? Reba filime. Kimara gusuka amazi amuzanira ikirahure, maze Fabu atangira kurangarira umugore w'abandi. Ka gatambaro yari afite kahita gatakara, kari agatambaro utaza kukibagirwa. Ubwo Fabu yuse cyane yegera umugore w'abandi amufata ibiganza, afata n'amazi. Reba filime. Nyagasani umugore yikangamo. Fabu nibiki agiye gukora? Yafashe cya kirahure cy'amazi agitereka ku meza, maze atese ko umuntu ufite ikibazo. Mu by'ukuri najanga kugira ngo ndebe niba waba umeze neza, ariko ndabona umeze neza. Umugore afite ubwoba, asekamo gake bya nyarureshwa, ariko kandi umugore afite ubwoba. Yahaye karibu umuntu atazi we, barebanye mu maso, asekamo gake yajijisha, ariko umugore afite ubwoba bw'uyu musore. Fabu aragenzwa n'iki? Ubwo Fabu atangira gutera imitumu umugore w'abandi. Nyagasani ati ese hari umuntu ugeze akubwira yuko uri mwiza?
ufite n'iminwa myiza. Sisi yikangamo ati nyagasani uvuze ngo iki? Fabu n'irari ryinshi atangiye kubwira umugore w'abandi yuko afite iminwa myiza. Ubwo kandi yatangiye no kumwegera gake gakeya. Nibiki biri kujya mbere? Reba filime. Nyagasani Fabu yegereye umugore w'abandi Sisi amwegereza iminwa agiye kumusoma. Umugore yigira hirya ati nyagasani, yikangamo. Umugore ati niko ntago ibi ndimo ndabyumva neza. Niko waje ahangaha uza mu nzu y'undi mugabo, mu rugo rw'undi mugabo n'umugore, uzanywe no kuza gusoma umugore w'abandi? Urumva ibyo bintu ari byo? Ako ni agasuzuguro. Fabu atumbabarire. Umugore ati mu by'ukuri rwose ndagushimiye ko waje kureba niba ameze neza, wakoze rwose kuza hanyuma wakwigendera. Nyagasani Fabu ati nta kibazo kandi unyihanganire. Bakiri aho ngaho mwibuke neza yuko Sami hari ibintu yibagiriwe mu rugo. Yaje n'imodoka yihuta cyane. Icyo atazi ni uko urugo rwe hari undi muntu warugezemo. Nyagasani hano hantu hagiye gushya. Sami mwamubonye ukuntu afunga umutwe kubi. Sasa agiye gusanga undi mugabo mu rugo rwe ari kumwe n'umugore we. Biraza kugenda gute? Sami yaparitse imodoka ahangaha ahita yisohokamo yirukanka cyane agana mu nzu kujya kureba fayiro yari yibagiriwe mu rugo. Ahita afungura umuryango yihuta cyane, maze kandi ubwo bari mu nzu bahita bumva ufungura igipangu. Umugore ati harahiye. Ati uwo ni umugabo wanjye, n'umugabo wanjye uje. Ati ikindi kandi naza akagusanga ahangaha twese turi abapfu. Ubwo ahita amwegera maze Fabu ati ngo iki ngiye sinakoze iki? Umugore buri cyamusubiza ati ngwino tujye mu gikoni nkuhishe. Umugabo wanjye aramutse gusanze ahangaha byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ati wivuga ibintu byinshi, wetega amatwi wumve kuko ninjye rwose uzi uburyo umugabo wanjye ateye. Ahita amujyana ati genda wihishe hirya ataza no kukubona. Umugore ahita yihuta cyane ahangaha aritunganya gake gakeya, ahita apfuka amatangira kugira ibyo ahisha munsi y'ameza kugira ngo umugabo we ataza akabihasanga akabona yuko yari yakiriye umuntu. Sisi akiri aho yatoreye igikombe cy'amazi maze umugabo ahita yinjira mu nzu. Nyagasani harahiye. Umugore ati babe, kubera atangira kudagadwa. Hari abantu batazi kubeshya no kwiyorobeka. Ati nyine kubera iki ugarutse hakiri kare bigenze bite? Umugabo atangira kumukeka ati hari fayiro nibagiwe nje kureba. Umugore ati okay. Adagadwa gake gakeya akarenzaho akinyweshwa amazi byibura kugira ngo anahumekemo. Gusa ariko nk'umuntu wese uzi ukuntu umugore waba ameze ntago yeberwa niba ameze neza cyangwa se ameze nabi. Aramureba akamubaza ati niko umeze neza? Undi agakomeza akamujisha akanywa amazi ati yego meze neza. Umugabo ati umeze neza? Umugore ati yego meze neza. Mwibuke neza yuko disi ino nzu irimo abagabo babiri umwe yamuhishe. Sami akomeza kwitegereza akabona ari ibintu bitameze neza. Yarebye hirya gatoya ahantu ari kureba niho Fabu yagiye kwihisha. Ibaze najye bakahita bakubitana biragenda bite? Ubwo kuko agiye no kugenda umugore ahita amubwira ati ariko wagenda nta kibazo ugafata fayiro zawe nyine ntacyo bitwaye, genda ufate fayiro zawe. Amubwira gake gakeya ariko kandi Sami akabona hari ibitameze neza. Umugore akomeza kumujijisha. Sami ati ariko se kuko umeze neza? Undi akamubeshya ati yego meze neza, gusa ntabwo ameze neza. Ubwo nta kinanga Sami yakoze yihuse cyane itazamuka akajya hejuru kureba fayiro ziwe. Umugore abonye umugabo arenze akomeza amwitegereza avuga ati mana yanjye mfasha zamuke. Umugabo akimara kuzamuka umukobwa ahita atangira kwiruhutsa gake gakeya. Yari yabuze n'umwuka wo guhumeka. Ahangaha arabizi neza ko umugabo aramutse amufashe ngo ubuzima bwe yahita burangiza. Ubwo akira umugabo yaragarutse maze kandi ahangaha umukobwa arongera amwenyuramo gake gakeya bya nyirarurishwa. Umugabo aramanuka afite fayiro yari yibagiwe akomeza yitegereza umugore we ati ese umeze neza? Undi agaseka ati yego meze neza. Nk'umugabo wese ntabwo wapfa kuyoberwa ko ibintu bitameze neza uri mu rugo rwawe. Yakomeje yitegereza akareba inzira igana mu gikoni. Mwibuke neza ko mu gikoni ariho Fabu yagiye kwihisha, ariko yajya gukomeza kubitekerezaho umugore akamujijisha ati fayiro wazibonye se? Undi ati yego nazibonye. Ubwo umugabo ahita amwegera maze akamuhobera ati rero mfite kujya mu kazi. Akiraho ari kumuhobera umugabo hari icyo yabonye hasi. Nyagasani abonye iki? Umugore ati uze kugira akazi keza. Gusa ariko nyine Sami yari abonye kagatambaro ka wa musore Fabu yari afite. Nababwiye ngo mutaza kwibagirwa kano gatambaro. Umugabo anga Sami yarakabonye. Nyagasani yegereye kagatambaro atangira kukitegereza maze arebana n'umugore we. Umugore kandi ubwo nawe yari afite ubwoba maze Sami atangira kwitegereza inzu yose maze ati kano gatambaro nakande.
umugore ahita aseka ati nakanjye afite ubwoba, atangira no kwihungiza afite ubwoba ati mu by'ukuri nyine hano harashyushye cyane, nari ngafite nyine kugira ngo njye nihanagura. Umugabo ati ngo nakawe, ubwo sisi kandi atangira no kukihanaguza ati yego nakanjye, akihanaguza gake gakeya, ariko kandi umugabo yamuketse. Umugabo akomeza kutegeza inzira Fabu yanyuzemo ati niko ibyo uri kuvuga urakomeje, ako gatambaro nakawe? Umugore ati cyane rwose, ari seriyeze we, ari na pose nyagasani. Umugabo akomeza kwitegereza umugore ahangaha akavuga ati wa mugore we uravugisha ukuri. Ubwo ako kanya Sami yarahindukiye maze areba inzira Fabu yanyuzemo, maze ubwo arangije ahita nyagasani. Biraza kugenda gute mu gice cya kabiri kino filime gikurikira? Sami amaze kuvumbura yuko byanga bikunda ari ibintu bitameze neza muri ino nzu, ndetse kandi ako gatambaro ntago yari akazi muri uru rugo. Uyu mugabo se yaba agiye gucikirana na Fabu muri ino nzu maze ubundi hagashya? Ntuze gucikwa n'igice cya kabiri kino filime, aho turaza kumenya ngo bigiye kugenda gute. Kuri mikoro kandi uri kumwe nanjye Alpha Sam nk'ibisanzwe. Wejya muri comment umpe igitekerezo umbwire ngo urimo kuyirebera ahangaha cyangwa se uri kuyibona gute, unambwire mu by'ukuri niba wayikunze bite mbakorera part 2 yayo. Nayo rwose murabizi ko ari ako kanya kwita nyibakorera. Hanyuma rero kandi ntugende udakanze kuri buto ya like aho ngo munsi kugira ngo ndebe ngo yakunzwe n'abantu bangana iki. Kandi kuri buto ya like aho ngo hari imibare, ushyireho igikumwe cyawe, ujye muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe, ubundi nze mite mbaha part 2 yayo. Murabizi yuko mbakunda cyane.